ujya ukurikirana iby'imyidagaduro ya hano mu Rwanda biragoye ko utarabona aya mafoto y'umuhanzikazi Bwiza ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni amafoto ndetse n'amashusho y'umuhanzikazi Bwiza ari kumwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye birimo nka Messi, Cristiano, Rihanna, Luck Dube, Donald Trump, ibyamamare muri sinema ku isi by'umwihariko muri Marvel's film nka Captain America, Spider-Man, Stark, Hulk ndetse n'abandi. Ni amafoto yakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye by'umwihariko ku rukuta rwa Instagram. Abarenga 13,000 bamaze gukunda aya mafoto, naho abandi 156 batanze ibitekerezo kuri aya mafoto. Bamwe bagiye bibaza ati se aha ni hehe, abandi bakabaza ati uyu nguyu ntabwo ari Messi wa nyawe. Ni ibibazo byinshi nyine byagiye bigarukaho kuri aya mafoto. Bamwe bagiye batekereza yuko Bwiza yaba yahuye n'ibyamamare bigiye bitandukanye, abandi bakamubaza aho ariho. Nibwo nanjye nahise ntekereza navuga ati se ubundi aha ni hehe. Nibyo byatumye mpita gukora ubushakashatsi butoya kugira ngo nze mbereke byinshi kuri aya mafoto, kuri ibi ngibi byose mwashe kuba mwabona bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Benshi babonye aya mafoto batekereje ko yafatiwe mu gihugu cy'Ubufaransa, cyane ko Bwiza yaherutse gupostinga amafoto ari mu Bufaransa. Gusa siko bimeze kuko aya mafoto yafatiwe muri Netherlands mu mujyi wa Amsterdam. Ni amafoto yafatiwe ahantu ndibwaze kubabwira mu kanya gato, ariko mbabwira byinshi kuri iyi nkuru. Reka tubanze turebe hamwe uyu muhanzikazi Bwiza ugeze ku rwego rwo kuba yatembera mu bihugu bigiye bitandukanye by'isi, akamara igihe ashaka azenguruka ashaka ese ubundi ni muntu ki. Mu myaka 3 cyangwa se 4 amaze mu muziki, amaze kuba yakora ibikorwa byinshi bituma benshi banavuga yuko ari umwe mu bahanzikazi bahagaze neza mu Rwanda, dore ko yaraye yegukanye igihembo cy'umuhanzikazi w'umwaka mu Rwanda mu bihembo bya Isango na Muzika Awards mu mwaka wa 2024. Mu ncamake reka tubanze turebe uyu ngo Bwiza ni muntu ki. Bwiza amazina nyakuri ni Bwiza Emerance, yavutse ku itariki 9 z'ukwa munani mwaka wa 1999. Akaba ari imfura mu muryango w'iwabo w'abana 4, harimo abakobwa 2 ndetse n'abahungu 2. Bwiza iwabo ni mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera i Nyamata. Bwiza yaje kwinjira mu muziki mu mwaka wa 2021 irushanwa rya The Next Diva ryateguwe na Kikas Music, aho yatsinze agahita asinya amasezerano yo gukorana na Kikas Music, aho yari asanzemo harimo Mico The Best na Danny Vumbi. Ababaye umuhanzi wa gatatu muri Kikas Music. Abangabo bose bamaze kuva muri Kikas Music. Ubu ngubu Bwiza niwe muhanzikazi wenyine usigaye muri iyi nzu ifasha abahanzi, yamaze kubaka izina rikomeye hano mu Rwanda. Uyu muhanzikazi indirimbo ye ya mbere yashyize hanze yitwa Available, yishyize hanze mu mwaka wa 2021. Nyuma yaho yaje gukora izindi ndirimbo zitandukanye zirimo Iwe, Wibeshya, Ready, Romance, Exchange n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, kugeza kuri Best Friend aheruka gusohora yakoranye na The Ben. Muri urwo rugendo rwose rwo gusohora indirimbo zigiye zitandukanye, umuhanzikazi Bwiza mu mwaka wa 2023, ubu ndavuga umwaka ushize, yaje kuba yasohora album ye ya mbere yise My Dream. Ni album yakunzwe cyane, yarigizwe n'indirimbo zigiye zitandukanye yambaje abahanzi batandukanye. Gusa nanone ikaba ari album yatumye agaragara nk'umuhanzi nanone ukomeye cyane, yuko abenshi bafata yuko uyu muhanzi yasohoye album aribwo aba yabaye umuhanzi koko. Ubu ngubu Bwiza amaze kuba yakubaka izina mu bahanzikazi bo mu Rwanda, aho uyu munsi aza mu ba mbere mu gihe cy'imyaka 3 cyonyine amaze muri uruganda rw'umuziki. Amaze kuba yakorana indirimbo n'abahanzi bagiye batandukanye bakomeye, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze. Ndetse uyu muhanzikazi amaze kwibikaho igihembo cy'umuhanzikazi w'umwaka wa 2024 mu ijoro ryakeye mu bihembo bya Isango na Muzika Awards. Ibintu bidashidikanywaho cyane ko uyu mwaka uyu muhanzikazi Bwiza yakoze ibikorwa bigiye bitandukanye, gusohora indirimbo zitandukanye, ibitaramo bigiye bitandukanye. Yewe wajya kuvuga iby'uyu mukobwa akoze mu myaka 3 ntabwo yapfa kubivamo cyane ko atari cyo cyatuzinduye. Reka tunyarukire ku kuba twarebera hamwe cyari cyatuzinduye, ngo twareberaga hamwe uyu muhanzikazi ducamo tureba iby'ingenzi byaranze amateka ye mu rugendo rw'umuziki. Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi k'Ukuboza, umuhanzikazi Bwiza amaze gutembera mu bihugu bigiye bitandukanye by'isi, aho ari mu biruhuko. Yahereye muri Mozambique, akurikizaho Lesotho, aterekeza mu Burayi, abanza mu Bubiligi, akurikizaho mu Bufaransa. Tugahita tugaruka kuri aya mafoto yandi yaje kubica, aya ngaya yafatiwe muri Netherlands muri Amsterdam.
Ni amafoto yakomeje gukundwa na benshi bibaza uko Bwiza yaba yahuye n'ibyamamare bigiye bitandukanye, gusa ndagira ngo nkubwire yuko atari ibyamamare bya nyabyo ahubwo ari ibibumbano. Ndagira ngo nkomare amatsiko kuri aya mafoto ndetse n'amashusho ya Bwiza ari kumwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye akomeje kuba yaca ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Ni amafoto yafatiwe muri Netherlands muri Amsterdam. Ni amafoto yafatiwe mu nzu ndangamurage ya Madame Tussauds. Biragoye kuba wakwiyumvisha yuko hari inzu ndangamurage igaragaramo ibyamamare bigiye bitandukanye, ariko ibi ngibyo birashoboka. Ubu ngubu wari umenyereye yuko hari inzu zisurwa ukaba wasura ibintu byakoreshejwe n'abami runaka, ariko uyu munsi hari inzu ndangamurage ziherereye mu bice bitandukanye by'isi zirimo ibyamamare bigiye bitandukanye mu ngeri zitandukanye, haba mu mukino w'umupira w'amaguru n'indi mikino yose igiye itandukanye, mu mafilme, mu bijyanye na politike ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Aho ngaho bose baba barahurijwe hamwe mu nzu ndangamurage kugira ngo abantu bajye baza basure, abantu bakaza bagasura barangiza bakishyura amafaranga agiye atandukanye bitewe n'igihe bashaka kuba bamara basura ibi bibumbano byakozwe mu buryo butangaje cyane, bafata amafoto basura ibice bigiye bitandukanye ndetse n'ibyamamare bigiye bitandukanye bireye muri izi nzu. Ubu tuvugana hamaze kubaka inzu zirenga 20 za Madame Tussauds Museum cyangwa se inzu ndangamurage za Madame Tussauds zigaragaramo ibibumbano bigiye bitandukanye, ibyamamare bigiye bitandukanye, haba mu muziki, muri filime, mu mateka ndetse na siporo ndetse no muri politiki. Mu mijyi hamaze kubakwamo izi nzu harimo nka Las Vegas, Hollywood, New York, San Francisco, Washington DC ndetse na London. Ukagaruka none muri Amsterdam, ahangaha Bwiza yasuye akaba yararebye ibyamamare bigiye bitandukanye, haba umupira w'amaguru nka Cristiano ndetse na Messi, muri sinema nk'ibyamamare muri Marvels nka Starhawk ndetse n'abandi bagiye batandukanye, agahura n'umunyarwenya Sharido, agahura ndetse na Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ibyamamare bagiye bareba muri izi nzu ndangamurage z'ibihugu bigiye bitandukanye. Inzu ya mbere ndangamurage ya Madame Tussauds yubatse mu mwaka w'1835, ikaba iherereye i Londres, ikaba yariswe Madame Tussauds Wax Museum, ikaba iherereye ahangaha rwose i London. Iyi nzu ndangamurage yatangijwe na Marie Tussauds, akaba niwe watangiye gukora ibibumbano bya mbere byagiye muri iyi nzu. Nyuma yaho niko haje kubakwa n'izindi nzu zigiye zitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye nk'uko twabibonye, nk'uko iri muri Las Vegas, New York, Hollywood, Shanghai ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Hari izi nzu zigaragaramo ibyamamare bigiye bitandukanye, aho abantu baza bagasura bakifotoza n'ibyo byamamare bigiye bitandukanye bihagaze mu buryo bw'ibibumbano.